mu kwezi gutaha nzahamagara Blandine amafaranga cyangwa Latifa nshuti yanjye. Hari igihe tuba abo bantu bose mvuze baraziranye, ugiye ubakabaka amafaranga, baricaye barabiganiriye. Nka Latifa yahise abyumva aravuga ati uzi ko yambwiye ngo afite ikibazo gutya na gutya. Baby nawe arabizanye, Neri nawe arabizanye, bose bahise babona ko ari ya ngeso. Hari abantu bigirira ingeso yo kwaka amafaranga. Umuntu nakubwira ngo njye ngo nagiye kwa runaka nga mu tuntu ngo gahunda ngo nyigiyemo ngo natse umuntu amafaranga ngo birakunda. Oya sha, wowe jya uvuga Mana ndakwinginze umfashe, uyu mu oncle wanjye ngiye kubwira kino kibazo niwe wenyine ufite kumfasha, nta wundi muntu ufite wo kumfasha. Ndakwinginze anyumve kandi nanyumvira ubusa, ndakwinginze nyiri muhwi. Ubundi ukavuga ati bismillah. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe. Nyagasani akomeza barinde, Imana ibamere umugisha mu bintu byose mukora, ihaze kwifuza kwanyu. Umva, ihaze kwifuza kwanyu inshuro igihumbi, nk'uko nanjye mubinkorera umunsi ku wundi, umunota ku wundi. Haba hari umuntu wiyongereyeho kuri ino channel yanjye. Ntabwo ndajyaho ngo ndebe wenda ari nka saa yine ngo saa tanu ngaruke ngo nsange hakiriho wa mubare nasizeho saa yine. Haba hiyongereye abantu, nubwo hakiyongeraho umwe ariko wumve kuri uw'umumaro ukomeye kandi cyane. Rero nta na rimwe nzicara ngo numve ko nakwiriye kubashimira cyangwa se nshimire n'Imana iba yabampaye. Rero uyu munsi nifuje kubaganiriza ku gastori kanjye gatoya, ariko impamvu nifuje kukabaganirizaho nuko nzi ko ushobora kuyumva ugasanga ihuye n'ibihurimo, cyangwa se wenda bikazazaho imbere gato cyangwa warabinyuzemo. Nzi ko hari uwo bishobora gufasha. Njyewe nangira gukora akazi mvuga ngo ngiye gukorera umuntu. Hari umumama nakoreraga, oya ariko ntabwo ari uwa mbere, bwa mbere umushuti wanjye yanjyanye ahantu gukora mu bintu byo gucuruza n'ubundi imyenda. Ni umupapa twacururizaga. Mageze uwo mupapa nawe yari afite guhuzagurika guteye ubwoba. Nakoze icyumweru kimwe, yego sinzi ibibazo yari afite byamuteraga guhuzagurika. Amakora icyumweru kimwe yari yanyemereye kuzajya mpemba 10,000 ku kwezi. Noneho makoze icyumweru kimwe, niba haramaye 5, niba ari 4 ahita yigendera, nyine arafunga business. Noneho nyuma yaho ngaho mpita mbona akazi ku mumama witwa Mama Muna, amakazi nkajya mucururiza imyenda. Mama w'umwana mwiza, ntabwo yamfataga nk'umukozi we, ahubwo yamfataga nka murumuna we cyangwa se nk'umukobwa we. Turakorana nawe bigenda neza, tuza gutandukana, njya kwiga ibintu bijyanye no guteka n'ibindi. Nyuma y'icyo gihe rero, undi story nashaka kubaha n'ahangaha yagombaga guhera, ariko nari naciye Bugande. Nyuma y'iki narangije kwiga 2015 yenda kurangira, mbonamo akazi muri bijuteri. Bamembaga amafaranga, uwo muhungu nari ngiye gukorera yarambwiye ngo azajya amembaga amafaranga ngo 10,000 ku kwezi. Mwibaze, ngo akama 500 y'itike, ubwo kurya nyine nkimenya n'ibindi byose. Noneho kandi icyo gihe nari ngeze ahantu ho kumva nkeneye kuba nakwibana, numva ndambiwe kuba mu rugo, numva ndambiwe kuba naba muri famiye, numvaga ndambiwe kuba nagira undi muntu uwo ari we wese nabana nawe, kuko n'ubundi iteka byarangiraga nabi. Ndavuga umunsi nabonye akazi, ngiye ngomba kuzahita njya kwibana, nishaka nzabe mba nko mu nzu y'3,000. Ndagenda, uwo muhungu ndamubwira rero 10,000 ni make, byibura agira 15 ujye umana itike ya 500. Icyo gihe nabaga ahantu muri famiye Kimisagara, naho ntabwo nahatinze, nahabaye igihe gitoya. Amaze kunyemerera
noneho hari umushuti wanjye yamuje n'umushuti wiwe washakaga gukora ubukwe ariko ngo ibintu afite mu nzu nyine akabigurisha n'iyo geto yabagamo akayitanga. Arambwira ati rero kuko uziranye n'umushuti wanjye nakuvugira kwa nyir'inzu ko uri umuvandimwe ugasigaramo ukazahita wishyura ukwezi kumwe bikakorohera kuko iyo nzu yari 15. Noneho ibi bintu birimo nabyo ukagenda unyishyura buhoro buhoro. Uwo muntu wankoreye ibyo bintu yitwaga Esther, yarakoze cyane. Esther yari yaravuye i Bugande, w'umwana mwiza, warakoze cyane. Noneho ku bw'amahirwe Imana buriya shaho iyo yaguhaye umugisha uba ushobora kuba Imana cyakora ijya idufasha nitubona hari ibintu byiza bitubayeho ntitukiyemere ngo twumve ko ari twebwe bikwiriye ko abandi bitabakwiriye. Imana ishobora kuguha ikintu cyiza ejo ikagiha n'uwundi, ikakikwambura ikagiha n'uwundi ikibanza kitanameze nk'uko nguko. Nubona ufite ibintu byiza jya ushimira Imana. Noneho ntarabona ayo mafaranga y'ukwezi, ngira Imana menyana n'umuntu aramfasha ama amafaranga yari yarambonye muri filime, niho hantu yamenyeye ashaka nimero yanjye ariko yihabwa n'umuntu tuziranye. Uwo muntu aramubwira uyu mwana n'umushuti wanjye kuko twarakoranaga aho ngaho nyine nk'umuntu mushaka guhura akavuga ukuntu witonda akavugaho akantu gatoya kuri wowe. Umuntu arambwira ati nzakugurira fanta, ukuntu ungana n'amafaranga ukorera ntabwo bihuye. Nyine yarambwiye ati nari nzi ko ari ibya filime gusa uri umwana uba iwanyu biki. Uwo muntu rero akazahuma uwo mushuti wanjye amafaranga 100,000 yari menshi ntabwo ari nk'ubu ngubu. Ayo mafaranga rero nahise nyafata, urumva ko n'ubundi kuri iyo nzu bari banyemereye kwishyura ukwezi kumwe, ndakwishyura n'uwo muntu wamaye aho hantu nta bigwi ibintu byari birimo, ibyo yagombaga gusigamo ntabwo byari bihenze. Nawe turabarana mwishyura 65,000. Urumva ya nzu nayigiyemo nta deni, nari meze neza. Mba ngiye kuhaba, nabanaga na musaza wanjye, turahabaye. Ibaze kuba narakoreraga 15,000 mba mu nzu ya 15, wakwibaza ngo naryaga iki? Nyine nakoreraga kwishyura inzu nta kindi kintu. Cyakora buriya iyo uri umwe uba uri umwe. Musaza wanjye yambwiraga urakuze uzajya uca aha ngaho utahe wariye. Nanjye njye mu kazi niyeranje nahe nariye. Ubwo mba ngiye gukora muri bijuteri. Mu buzima bwanjye bwari ubwa mbere nta n'ahantu nigize njya mvuge ngo byibura hari ahantu nari narabibonye ngo nyine ngira akantu byibura gato cyane naba nziho. Nyine nkajya ngenda ngafungura kare buriya ku masaha ndagerageza pe. Akazi kagomba kuba gatangiye 2:00, 1:50 nabaga nahageze. Nkagenda nkakoropa nkicara mu kazi nkategereza ko abakiriya baza, nyine nkagurisha amasheni, nkagurisha utuntu tumwe na tumwe, ariko abakiriya bazaga kenshi babaga ari abo kogesha amabiju yabo. Noneho ubwo nyine nkagenda nk'umuntu akaza koza icyo gihe nka shenete byari 5, akaza nkambwira ni 2. Nyine kumwe ubuze uko umuntu ari bukatuza ukamva aravuze ngo nganyugereza nkayoza ngashyira 5 muri kesi, 5 kikaba icyanjye. Nta bujura bwari burimo ntimunyumve nabi. Bosi wanjye yabaga abizi ko arengaho nayawe. Icyambere ni uko yayabonye, kandi n'uwo mama nababwiye nakoreraga mbere ku myenda nawe niko byari bimeze. Yavugaga ati niba umwenda wakawugurisha 15,000 ukabona uguha 20, ugurishe noneho uze kubimbwira ku buryo ntihazi ingaru ntazagufata nk'igisambo. Ubwo noneho nyine nkajya nkora gutyo. Urumva abantu kuza bakavuna umukobwa nyine woza ibintu muri bijuteri banareba ukuntu ungana bakabona ntago bihuye. Nyine abantu bakanyikundira, ngewe nka profita nkibonera ayo mafaranga. Bikaba ubwo nashye mfite nk'ibihumbi 5 birengaho se, bikaba ubwo nashye nayabuze. Ariko kurya nyine ku kazi ntago naburaga ukuntu narya nyine aho ngaho. Noneho ubwo namenye koza amabiju kubera umuhungu twakoranaga witwaga Kabara. Ndamubazanira rimwe, ni umuntu uzi gutera story. Kabara nyine nkajya ndeba ukuntu aba ari gukora ibyo bintu bye, nkareba ukuntu, kuko iyo ugiye koza shenete hari ukuntu ubanza kuyishyiraho umuriro
noneho warangiza ukayikoza muri aside ubundi ukayoza. Sinkamenyerere ko hariho nka rije ariko udashobora kubanza nyine ushaka kuyikozaho umuriro ariko ntutinde, watinda ikahita imera nk'aho ifatanye. Sha umunsi umwe umumama aza kogesha amaherena, urumva nyine namenyereye, nari narigize umuntu ubizi arayamereza, kumva ayo maherena nyine niyo yarije, nari mbabwiye ukuntu yari imeze, yari afite ukuntu akoze atagomba guhura n'umuriro mwinshi. Njye nshyiraho umuriro mwinshi, iherena ry'abandi riba rirahuye. Mana we, uwo mumama araza ati aya maherena ntabwo bayankoreye hano, ntabwo ari amakorano, muranyishyura amaherena yanjye ibiki n'ibiki. Mana umuhungu arambwira ati rero wowe nimba ufite ubwoba, njye menyereye bino bintu, umubwire ko ari njye wabikoze. Ndamubwira kandi ari njye yabisigiye, mubwire ko ngiye kubyoza atari ko yahise agenda, wowe mubwire ko ari njyewe wabikoze. Ndamubwira rero umukozi wacu byagenze gutya na gutya. Sha nyine urumva yahuye n'umuntu usanzwe abizi, amenya uburyo abyitwaramo, aramuganiriza, umumama arabyumva, tumukorera andi maherena ajya kuba nk'ayo ngayo. Iyo ntuza ayo ngayo yiwe barayafonda barayamusubiza, bamukorera andi maherena bijya kuba kimwe, ariko nyine 100% ntabwo byari bimeze kimwe. Uwo munsi niwo munsi wa mbere nagize ubwoba mu kazi, ndavuga nk'ubu nyiri iyi bizinesi yaza akanyirukana, ibya filime ntakibibarizwamo cyane, nta n'ahandi hantu nzi najya gusaba akazi, ubu noneho biragenda gute? Umva naho ngaho ni umumama wari wakansabiye, numva birancanze, nirirwana ubwoba, nubwo byari byagiye kuri uwo nguwo kabara, ariko nirirwanye ubwoba. Ndicara umunsi wose nirirwa nabaye nk'umuntu warwaye, nirirwa ntishimye. Mana yanjye, nirirwa nabi pe, nimvuga nabi mu byumve. Ngira Imana uwo munsi urarenga, noneho nyuma bikajya bigera igihe cyo guhembwa hakarengaho iminsi, kandi igihe itariki yanjye yo guhembwa yahuraga n'itariki y'inzu, kandi hari abantu shaho bafite amazu yabo udashobora kuza kubwira ngo nyihanganira ngo byagenze gutya, kandi ugasanga nawe nyine niho akura amafaranga yo kurya. Ntuzakodeshe rero n'umuntu iyo nzu ariyo yonyine arebaho, kuko iyo uhuye n'ikibazo ntubonere amafaranga igihe, biramugora kukwihanganira pe. Ntabwo mbavuze nabi, ariko nyine kubera ko ariho hantu nawe abateze amafaranga biramugora, ugasanga uhuye n'umuntu nawe uwo munsi ntabwo yayabonye, kandi nawe nta handi afite akura. Sha umubosi wanjye rero wo muri icyo gihe ko nta kigenda cye pe, igihe cyarageze cyo kwishyura, iminsi irarenga ntiyambwira, amara iminsi ataza ku kazi. Ndavuga rero ninkomeza kuza mu kazi ke nkacuruza, bizashiduka nihembye kandi bizaba bigaragara nabi. Noneho ndashyize ndamubwira rero narwaye, ngiye gusohoka mu kazi masize umuntu, ntabwo ndi bugaruke. Mu by'ukuri ntabwo nari narwaye, mita nitahira, ndavuga nzagaruka ariko yamembye. Arampamagara, none se ko umerewe ute? Nakize. Ejo se uzaza ku kazi? Hoya, uzabanza umpa amafaranga. Baravuze ati none iri gini ndi gukoresha ni iryahe? Agira ngo ni blague. Uwo munsi urarenga nyine burira, hajyaho uwa kabiri atarambona, uwa gatatu kandi ariko umuhamagara ngo anyishyure, arayanyohereza nsubira ku kazi. Ubwo nari nyiba muri ya nzu y'ibihumbi 15, noneho biba ngombwa ko nza gutandukana n'umuvandimwe wanjye, akajya kwibana nanjye nkajya kwibana, kuko aho hantu twabaga pe, kuhataha byibura saa 3 habaga haneye ubwoba. Ndavuga Mana, nzakomeza gutaha ari ahantu ari uko mbonye umuntu umerekeza kandi ari iwanjye? Ngomba kwimuka. Reka rero nzabona inzu ahandi hantu, ariko inzu iba ari 50,000 nyikorera 15. Nshuti zanjye, ibi bintu ndi kuvuga birimo isomo rikomeye. Ibaze kuba nkorera 15,000 nkaba mu nzu y'50,000 kandi narayishyuraga. Njya ahantu mu Nyakabanda nkodesha y'iyo nzu y'50,000. Nshuti yanjye, nkajya nifata nkava mu Nyakabanda nkajya gukorera kuri Maison Trésor kuri moto, nkataha n'amaguru nkagenda mu gitondo kuri moto nkakorera ayo mafaranga. Ariko ubwo
ahantu ukuntu nabigenzaga kugira ngo ya mafaranga azuzure. Urumva nagiyeyo nabanje kwishyura amezi 2 y'inzu, ya 15 barayamaga, n'ayo mafaranga nabonaga ku ruhande nkayabika, nayifite abantu benshi bakita ngo ni akaryamari, nkagenda ngashyiramo amafaranga. Hari n'ukuntu umuntu yikubitanira n'abantu bishimye bahembwe bakabakuguriye fanta nawe, nyamara ayo mafaranga aguhaye wowe ukayabika ukazayakoresha ikindi kintu cy'ingenzi cyane kuri wowe, apana kuyabona ngo uhite uguramo imyenda, ngo numvishije ngo hari ahantu hashyashya ngo bafunguye ngo uhise utambikirayo. Nshuti yanjye, jya ujyayo pe, ni byiza kuba wasohoka, jya ujyayo ariko ubizi neza ko hari ibindi bintu by'ingenzi wabanje gukemura. Impamvu uyu munsi nifuje gukora kino kiganiro ni uko nzi ko hari abantu bifata pe bagafata inshingano nk'izo nari narafashe zo gukodesha inzu iri hejuru y'umushahara wanjye. Numvaga nshaka kwaguka mu mutwe, numvaga nshaka kugira inshingano nyinshi. Icyo gihe nta mwana nari mfite, nta n'undi muntu wandebaga, yari njyewe. Numvaga rero kuko nari nkeneye kuzavamo umugore ukomeye, numvaga nshaka kuzavamo inkumi ifite amafaranga cyangwa se izi uburyo yahura n'ikibazo ikamenya n'uburyo cyitwaramo. Navugaga nta kundi ngomba gufata iyo nzu, noneho amafaranga yose mbonye nkabasha kuyabika, nkabasha ikindi kugura materiyeri zo gushyira muri iyo nzu, kuko yo yari ibyumba 2 na salo na dushe na toilette, ariko aho handi nabaga yari chambrette. Urumva ibyari birimo n'ubundi nta bindi nari bwongeremo mu buryo bwo kugira ngo mu nzu habonekemo akanya. Ariko aho ngaho naragenda haba nshaka amafaranga, ngura intebe n'umuntu nawe utamenya anca ngo nimba ari 300 ama nk'iziguze 100. Imana izakubabarire. Bivuyeho intebe ndazibonye, nkoresha n'igitanda, iyo matera nari mfite nyiba muri ya ghetto iza kugenda ngura iyindi. Imana, ibyo ngibyo bivuyeho, noneho hantu nahembwaga 15 naho nza kubona birimo birivanga, birimo birangora, ndahava mava nta kandi kazi. Nshuti yanjye, uzi gufunga umwuka wo guhagarika akazi nta kandi ufite, ubizi neza ko ejo bundi uzishyura inzu, ko ukeneye kurya, ko ukeneye kwiyitaho. Mana, ariko hari igihe uba ubona mu kazi harimo ikintu gikomeye kitari cyiza, ahubwo afazari wafata risike yo kwicara nta kazi ufite. Imana n'ubundi ibizipe ukuntu ibintu byose bizagenda. Ako kazi nkavamo ndagahagarika, haciyemo nk'ibyumweru 2 mpita mbona filime yo kujya gukina mu ntara. Icyo gihe twajyaga gukinira i Butare, twakinaga tubayo. Iyo filime mu bantu bari bayirimo hari harimo njyewe Biju, harimo Keza Teriski, harimo Shafi ukina no muri Bamenya Ripole, na Ndimbati. Icyo gihe we yakinaga ataha, turagenda twari dukinira aho hantu nyine tukabayo. Urumva nagiraga Imana, urumva iyo ukinira ahantu ubaye barakumenya mu buryo bwose, ariko i Kigali hakaba hari inzu ngomba kwishyura. Ngira Imana rero mbona uburyo noneho bwo gukomeza kwishyura inzu ndi no gukina, noneho nasubiye muri bya bintu nkunda, ndakina aho ngaho. Imana iramfasha, nza no kubona akandi kazi ko gukora muri hoteli. Noneho Mana, aho ngaho nahise mererwa neza, nta bibazo nari mfite byo kuvuga ngo noneho ngo ndishyura inzu gute. Kabone nubwo nari kuza kumara wenda nk'amezi 3 ntakora, nari kuba mfite uburyo nishyura inzu, mfite uburyo mbaho meze neza, nta bibazo byinshi. Reka ako kantu iyi story yanjye se nkirangirira aha ngaha, mbibwirira ikintu nyamukuru kindi ariko gishingiye nyine kuri iyo nkuru yanjye. Uri kumva gufata iyo risike yo kujya gukodesha inzu iri hejuru y'umushahara wanjye, nari ndimo ndategura mu mutwe wanjye, nari ndimo nyine, niho hantu numvaga ngomba nyine kuba nashakishiriza, numva arizo nshingano zindi nakishyizeho zitareba undi muntu uwo ari we wese. Rero nimba wumva hari ikintu ushaka gukora, ukabwira umuntu ati wamfashije ukampa 50,000, wenda ubu ngubu abanyeshuri batangiye amashuri,
wenda ushobora kubwira umuntu ati wambaye nk'ibihumbi 20 ngafasha umwana akajya ku ishuri, mu by'ukuri wowe nyine ukumva ko niba akubwiye ngo ntayo afite ukumva ngo ni umutima mubi, ngo arayanyimye, ngo aranyirengagije. Nshuti yanjye, uko wumva wabuze izo veni ni nako wa mubosi wo muri famiye y'iwanyu ashobora kubura izo veni. Wikumva ko nyine yakwimye ngo kubera ko ari ubugome, kubera ko ari ubushake, kubera ko ngo abakire barirata. Hoya, icyo kintu kandi nimba atayaguhaye ngo bigende nk'uko wabyifuzaga, byibura ngo umwana ajyane baga nshyashya ku ishuri, wenda aricyo wabishakiraga, funga umwuka. Nimba wumvaga kuba wagenda ugasaba akazi ko gukubura mu muhanda biteye isoni kuri wowe, ibyo bireke byikuremo, ugende ugakore, ubashe kuba nyine wagura umwana wawe ikintu akeneye, sibyo? Iyo usabye umuntu ikintu ngo ubizi neza yuko abishoboye ntagikore, birakubabaza cyane cyane pe. Nshuti yanjye, nanjye hari umuntu ushobora kuvuga ngo ngiye kumwaka iki kintu kandi abizi ko abishoboye. Ishobora no kutaba amafaranga, ikaba ari nk'inama ukeneyeho uwo muntu, ariko ukabona guciye amazi, akurebye nk'ikimbwa yahaze, ntabwo agufashije ngo akuganiriza akubwira ati okay, wagombaga kubikora gutya, wasubije nabi cyangwa wavuze neza. Nyine niba umuntu atagukoreye ikintu nk'uko wowe wagishakaga, ntikikabe bifu hagati yawe nawe, ahubwo reka kibe inzira yo kugira ngo ushakishe, kugira ngo mbese wikuraho ako gasuzuguro, sibyo? Ube wa muntu ushobora kwicara ukabasha kwigaburira. Hano hanze hari abantu birirwa bavuga ngo bafite ngo amafaranga, ariko ntayo baba bafite. Inshuti zanjye, baba bafite makeya yo kurya no gukemura ibibazo byabo bike. Noneho wowe warangiza nyine kuko ibyo ataragutura ikibazo cye, utaramubona mu muhanda byamucanze, ukumva ko ari umubosi. Nawe waba umubosi nka we, sibyo? Nta kazi kabi kabaho. Njyewe njya gukora aho ngaho muri iyo bijuteri, nkurikije wenda abantu bari hafi yanjye b'inshuti, nari bureke kujya kugakora. Nubwo ntarinzwi cyane, ariko hari abantu bari banzi mu ndirimbo, nari buvuge ubusa abantu banzi mu ndirimbo nibaza bakansanga hano, nibaza bikagenda gutya, nyine nkatangira kwibona utwo tuntu tw'ububono, rimwe na rimwe ni tubi. Ariko naricaye ndavuga njyewe nkeneye amafaranga, kandi nubwo umuntu uyu munsi yampaye amafaranga, ejo ntabwo azongera ngo ayampe. Reka umuntu naguha amafaranga uyu munsi, inshuti yanjye, arayaguha kubwira ukuntu rwose atariyo yari yateganyije kuguha, ko iyo abishobora kuguha n'ibihumbi 500, ariko situwasiyo yarimo atari nziza, aguhaye ibihumbi 100. Sabikubwiye ukumva nyine ngo yangiriye impuhwe, ubu ngubu utaningira ikibazo nzongera mwiyambaze. Ongera nimero yawe ibiri nka hese muri za nimero ziri kure. Rero nimba ugize amahirwe umuntu akagufasha bwa mbere, ntuzirare mu mutima wawe ngo wumve ko ngo n'ejo ngo azongera, ngo uvuge ngo uyu munsi neri yamaye 5,000, ejo nzahamagara nkanusura ame ibihumbi 10,000, ejo mpamagare Nema ame 15, ejo bundi mpamagare Dadu ame capati n'icyayi. Dadu, ndakwibutse. Dadu, niba udashaka ibi bintu nzabivuga ku cyumweru tuzabonane. Urumva, uhamagaye Dadu aguha 20,000. Wumve ko nimba abo bantu usoje ko bayaguhaye, tuvuga ati okay, none reka nihangane, mu kwezi gutaha nzahamagara Blandine amafaranga cyangwa Latifa. Nshuti yanjye, hari igihe abo bantu bose mvuze baraziranye, ugiye ubaka amafaranga, baricaye barabiganiriye. Nka Latifa yahise abyumva, aravuga ati uzi ko yambwiye ngo afite ikibazo gutya na gutya. Baby nawe arabizanye, Neri nawe arabizanye, bose bahise babona ko ari ya ngeso. Hari abantu bigirira ingeso yo kwaka amafaranga.
mu by'ukuri hari igihe aba afite ibibazo pe, ariko ibibazo ni ibyawe nshuti yanjye, tubabarire uduhe agahenge, tubabarire pe, ni ibyawe. Twese tugira ibibazo, twese tuba dukeneye abantu baduha amafaranga. Nanjye ubu munyeheje amafaranga ntabwo nayanga pe. Mubwire nimero yanjye yame 078 iyo ngirwa ikiganiro. Urumva nta muntu ubaho uko yaba ameze kose, nta wakanga amafaranga pe, ntawe. Kandi iyo umuntu aguhaye amafaranga nyine uba wumva ari byiza, uba wumva ko uwo muntu akwitayeho, ariko nanone wishaka kubigira ingeso, wishaka kumva ko ibibazo byawe bigomba kuturaza tutaryamye, ngo nuko ngo ufite ngo ikibazo watse umuntu amafaranga. Noneho hari igihe usuhuza umuntu kahita avuga ati agiye kunyaka amafaranga. Namwe rero mufite ako kageso ntabwo ari keza. Hari igihe umuntu aba afite umutima wo kugusuhuza, hari igihe ashobora kuba yarayakwatse bikanarangira pe. Uyu munsi ndavuga ku mpande zose, bikarangira. Hari uyasaba kubera ko ari ingeso, ntabwo ari byiza, hindura umuvuno. Hari n'undi uba warayagusabye ukayamuha pe, uyu munsi akakwandikira yifuza kumenya amakuru yawe gusa nta kindi, cyangwa se yumva yibutse ukuntu wamugiriye neza, kumva yakubaza, kumva yakongera akanagushimira, ariko yakwandikira ukamurya sine. Nawe ntabwo ari bo. Umuntu niba akwandikiye jya umusubiza. Ikindi twige guhakana. Sha njyewe ushobora kumpamagara, Neri wamaye 10,000, ngakubwira nayo mfite. Ntabwo nshobora kwicisha i Butare ngo nongere ngaruke ngo hehe na hehe, hoya ngo nzaguhakanire, nayo mfite. Neri wamaye ikiganiro, iyo nkubwiye ngo ntabwo biri bukunde, cyangwa se ntabwo muri iyi minsi nahagaritse gutanga ibiganiro, nuko biba bimeze. Cyangwa se iyo nkubwiye ati ndahari, ushobora no kumpamagara uwo munsi mari pe, nkahita nkubwira nta kibazo n'uyu munsi twakora. Nyine njyewe ngerageza kuvugisha ukuri, ntabwo mvugisha ukuri 100%, ndi umuntu, ariko ndagerageza. Icyiza kiri mu kuvugisha ukuri no mu kugerageza kuvugisha ukuri, bituma utavunika, bituma hari imizigo imwe n'imwe itakujya ku mutwe ngo ikubeho ikuvune cyane. Urumva iyo ubeshya umuntu ngo uze kumpamagara nyuma y'amasaha 3 nkubwire ukuntu bimeze, arongera akaguhamagara tena. Ariko iyo umuhakaniye ntabwo yongera, ashaka kuguhamagara agiye kukubwira ibindi ariko bitari ibyo ngibyo. Ariko ikintu cyo kutagerageza kuvugisha ukuri nanone ntabwo ari cyiza. Uyu munsi rero nabaye shangazi. Uyu munsi nabaye shangazi wanyu, mbagiriye inama itari agakecuru yagira ikibafasha. Twige kuvugisha ukuri, twige kuba ibibazo byacu byaba inzira zo kubona ibisubizo birambye no kubona inzira nzima twanyuramo. Kandi ibyo byose uko byaba bimeze kose, uburyo bwose waba urimo, ujye wiragiza Imana, ujye usaba Imana aba ari nayo ikuyobora, kuruta gukurikira ibyo ubwonko bwawe bukubwira. Jya usaba Imana, kuko ushobora gukora icyo ubwonko bwawe bukubwira bugasa nkaho bukuyobeje, ariko iyo usabye Imana ngo abe ariyo ikuyobora, biraryoha, biba byiza, nta kwicuza, nta no kwirenganya, nta no kumva ko ngo ujye uvuga ngo nanjye ngo ndi ikibazo, nanjye ndi ikigoryi, gusa kuki nakoze ibi ngibi, sibyo? Ni byiza cyane ko ikintu cyose kiragiza Nyagasani ukagishyira mu biganza by'Imana. Iyo ikintu cyose cyawe wumva ko mbere yo kugikora ugomba kubanza gusaba Imana, ukamera nkaho uri kwiganiza, ukayigisha inama, biba byiza pe, biba byiza. Ujye wizera Imana kuruta ibindi bintu byose bibaho kuri iyi si. Umuntu nakubwira ngo njye ngo nagiye kwa runaka nga mu tuntu ngo gahunda ngo nyigiyemo ngo natse umuntu amafaranga ngo birakunda, oya sha, wowe jya uvuga Mana ndakwinginze umfashe, uyu mu oncle wanjye ngiye kubwira kino kibazo niwe wenyine ufite kumfasha, nta wundi muntu ufite wo kumfasha, ndakwinginze anyumve kandi nanyumvire ubusa, ndakwinginze nyiri muhwe. Ubundi ukavuga ati bismillah, ubundi ureba ngo ibintu byawe biracamo. Ubwo nibwo burozi bwiza. Rero ndabashimira ku bantu mwankurikiye, Imana ibamere umugisha. Mu minsi mike cyane njye kubazanira utuntu dushyashya,
dushya twiza turyoheye amatwi, amaso n'umutima. Ndabasaba rero gukomeza kunshyigikira, kunkurikira, mujye mureba ibiganiro byanjye birangire. Umva niba waba udafite umwanya wo kwicara ngo njye nawe turebane gutyo, jya wihangana ugipureyinge, wenda uba ukora iyindi mirimo uba uri kubyumva, nabyo nta kintu bitwaye. Mujye mureba ikiganiro cyanjye kirangire, ujye muri komenti umbwire ibintu wifuza ko nakoraho, ibintu wifuza ko twaganira, cyangwa se ikintu wumva wifuza ko nakubariza abantu. Hari igihe uba ufite ikintu muri wowe ariko wumva wenda bise bituma nibuka, hari umukobwa wanyoherereje voice, ntabwo byankundira ko nyishyiraho ngo muyumve, ariko afite ikibazo cya mama wiwe ugira amahane cyane. Mama wabo ngo agira amahane bikabije ariko ukuntu agira amahane cyane cyane. Rero hari ubwo kubera kugira amahane ku babyeyi akabije, umwana ashaka kugira ikibazo ntabashe kuza kukubwira. Uwo mwana w'umukobwa rero yari yambwiye ngo nyine nzabaganirize mubagire inama. Ndamusezeranya ko icyo kiganiro ngomba kugikora. Nzaza mbabwireho ukuntu yambwiye muri makeya, mubagire inama. Ikindi kandi koko nanjye hari ikintu njya nibaza, hari ukuntu umubyeyi agira amahane ishahu cyane ku buryo aba nk'igisimba, abana bakamutinya. Mumbabarire, iki kintu tuzakiganireho. Imana ninshoboza nkazaba nabonye umubyeyi, umuntu w'umumama mukuru, niwe twazaganiriza akadufasha nyine tukumva, tukamubaza nk'umumama. Rimwe na rimwe hari ubwo twebwe dushaka kumva ko ari bibi, ariko ku mubyeyi wenda atari bibi, cyangwa se akaba uburyo umubyeyi abikoramo atazi ko ari bibi, nyamara akazamenya ko ari bibi. Ndagusezeranya ko iki kiganiro ngomba kuzagikora kandi ndi kumwe n'umubyeyi mukuru. Yego, mwakoze rero kunkurikira, ndabakunda cyane. Imana ibamere umugisha.